Umugoroba mwiza kuri mwese abari mu bice bitandukanye by'isi, ndavuga bari ku mugabane wa Afurika, ku mugabane wa Aziya, ku mugabane wa Amerika ndetse n'andi hatandukanye. Bamwe ni ku manywa, abandi ni nijoro, abandi ni mu gitondo bitewe na buri wese umugabane ariho. Ariko ni tariki ya 17 abari ku mugabane wa Afurika, ukwezi ni kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2024. Hasigaye iminsi mbarwa kugira ngo twinjire muri 2025. 2025 tugomba kwinjiranamo ingamba nshya, yaba huri mu byo ukora, mu byo ufitemo intego cyangwa se wifuza kugeraho. Ugomba gutangira ku project uvuga ngo 2025 nzakora ibi n'ibi, ndifuza kuzagera kuri ibi n'ibi, kubera ko ni igihe cyo kugenda cyangwa se cyo gutegura byinshi cyane abantu bazabasha kugeraho. Niyo mpamvu rero kuri YouTube channel yanyu ya Munda y'Isi TV twifuza ko 2025 igera byibura dufite abantu basaga ibihumbi byibura nka 30, hagati ya 30 na 40 bamaze gukora subscribe. Nta kindi bigusaba, ni ugukora share mu magroup atandukanye ku nshuti yawe, ni ugutanga comment, ni ugukora like, ndetse ugashishikariza n'abandi kugira ngo baze babashe kujoininga iyi TV yanyu mwishingiye. Ni TV yanyu, iri mu biganza byanyu. Ngenda umukozi wanyu, nimwe ba boss. Mudahari ntabwo naba mpari, ntacyo naba ndimo gukora. Niyo mpamvu rero mwanshyizemo mukoro gukora cyane, kubera ko ubu ntabwo ndyama, njya ku masomo, navayo ngahita mvuga ngo ngiye gutegura amakuru, nshaka uburyo nshobora kuza gutanga amakuru ku gihe kandi amakuru meza ashyushye utasanga ahandi, cyane ko ari umwihariko uwo Munda y'Isi TV birumvikana. Niyo mpamvu rero uyu munsi mbahaye ikaze aho muri mwese kandi mbashimira byimazeyo. Reka mbabwire ngo uyu ni umunsi wa gatatu dufunguye YouTube channel ya Munda y'Isi TV. Tumaze kugira abantu basaga 13,000 bamaze gukora subscribe. Ni abantu benshi. Respect, reka mbahisari mwese ku bantu mwese muri mu bice bitandukanye mwakoze iyo subscribe. Nawe utarayikora, ni igihe cyawe kugira ngo ubashe kuyikora. Mu gihe wayikoze wakanze kuri kariya kantu k'inzogera, bizajya byoroha, kubera ko uzajya ubona notification mu gihe dutangiye cyangwa se twa-uploadinze ikiganiro, kubera ko vuba cyane turatangira gukora n'ama live atandukanye n'abakinnyi batandukanye. Bya biganiro muzi twakoreraga kuri Instagram ya Munda y'Isi TV, birumvikana vuba cyane turabyimurira kuri YouTube channel, kugira ngo rero ube umunyamuryango kandi nawe uduhe donc udutere ingabo mu bitugu, itafari ryawe tuvuge ngo buri wese arubatse, buri wese afite itafari yashyizeho kugira ngo iyi TV izamuke. Nta kindi usabwa, wowe utarabikora ni ugukora subscribe, ni ugukanda aho kantu kunzogera, hanyuma ubundi ukaba umunyamuryango. Ndagira ngo nkubwire ngo iyi TV uko byagenda kose izatanga akazi, kandi akazi izatanga ni ku bavandimwe bawe, ni kuri wowe, ni ku wundi uwo ari we wese, bitewe n'uburyo izagenda izamuka. Uko izagenda izamuka, nababwiye ko nifuza kuba nayifungurira rwose icyicaro mu mujyi wa Kigali hari i Nyamirambo, ku buryo izaba ari TV birumvikana iri ku rwego rwo hejuru, ku buryo izaba ifite studio tuzayagura mu buryo bwose butandukanye. Niyo mpamvu kugira ngo bimpe imbaraga ndetse ndusheho kubishyiramo imbaraga, nta kindi musabwa no gushyigikira iyi TV yanyu. Nimwe mwayisabiye kugira ngo ibashe kujyayo. Ndongera kubibasaba mbinginga ngo nawe utarabikora bikore, wandike comment, igitekerezo tuzagiye agaciro, ukande like tubiha agaciro, hanyuma ukore subscribe birumvikana. Nutarabikora ubimushishikarize. Ni byiza cyane ko uri umunyamuryango, ugomba guhita kuba proud yayo, ukajya uyivuga, ukanabwira n'abandi, ukamubwira ati nyaboneka gerageza ukande ushyireho kugira ngo tubashe gushyigikira iyi TV yacu twishyiriyeho nk'abakunzi b'umupira w'amaguru, by'umwihariko bakunda umupira wo ku mugabane wa Afurika cyangwa se mu karere ka East Africa. Nge nitwa Mucyo Anta, ndi umukozi wanyu, nimwe ba boss banjye. Uyu munsi rero reka mbabwire ko tugeze ku 13,000 by'abantu bamaze gukora subscribe. Byibura nabibabwiye ngo ku munsi tugerageze turebe ko twazajya twuzura ibihumbi nka 5 cyangwa se 3 cyangwa se 4 bitewe nabo twabonye. Ariko byibura ndashaka ko dufunga ku itariki ya 31 byibura tumaze kugira abantu ibihumbi nka 40 cyangwa se 50. Birashoboka kandi murabishoboye. Tubihuzemo, tubishyigikirane, dushyiremo imbaraga, tuzabigeraho. Uyu munsi rero nabazaniye iki? Ku munsi w'ejo twaganiriye ku banyamakuru 10 nashimiye muri Nyamugigi mu gice cya mbere, bagerageje kumfasha muri kariyeri yanjye ndetse n'abanyamakuru beza mu Rwanda. Part 2
tuzayigarukaho. Uyu munsi sinaje nje gushima cyangwa se sinaje noneho nje kunenga cyangwa se sinaje nje kuvuga ikindi, nzanywe no kubabwira icyo bita transfer news. Murabizi ko turi abambere ku kijyanye na transfer, ibyo byo n'urucabana. Uyu munsi rero nicyo ngiye kubabwira, ndababwira transfer 3, mbahe details zazo, ariko mbahe n'andi makuru atandukanye menshi kandi meza ashobora kunyura buri wese. Inkuru ya mbere nihuse cyane, ntabwo ndibuze gutinda mu makona, ndayifite hano impande yanjye. Mu kanya ikipe y'u Rwanda Amavubi nibwo umutoza Jimmy Mulisa ndetse na Sostene, nyuma y'uko abahungu bavuye mu myitozo ya mu gitondo, cyane ko ubu ngubu mpamya neza ko bashobora kuba bagiye gutangira imyitozo ku mugoroba, barimo barategura match ebyiri bazahuramo na Sudani y'Amajyepfo mu gushaka itike yo kwerekeza muri CHAN. Match ya mbere izabera muri Sudani, match ya kabiri izabera i Kigali. Murabizi ko mbere tweriminiye igihugu cya Djibouti tugitsindiye mu rugo. Match ya mbere murabyibuka ko badutsinze igitego kimwe, match ya kabiri turabanyagira, ibyo murabyibuka cyane, ibintu byiza cyane kuri ekipe y'u Rwanda Amavubi. Niyo mpamvu Jimmy Mulisa yari yahamagaye abakinnyi 31. Muri 31 rero yaje kongeramo umukinnyi umwe bita Kanamugire Roger wa ekipe ya Rayon Sport, hanyuma Ombolenga asimburwa na Serumogo kubera ikibazo cy'imvune. Ariko ibyo si ngombwa konza ko bidetaye. Icyo ngiye kubabwira ni abakinnyi bamaze gusezererwa 7. Ubu tuvugana bamaze guhambirizwa, bazinze ibyabo, barimo gutaha kubera ko batari buze gukomezanya na ekipe bijyanye nuko badahagaze neza. Uwa mbere yitwa Nshimirimana Yunus, myugariro wa ekipe ya APR. Kubera kudakina Alius Wane na Clement bamaze kubaka duo ikomeye, agatakaza umwanya. Birumvikana ko byagenda kose no muri national agomba kuwutakaza. Hari abandi beza bameze neza, ba Aimable, hari ba Emery Bayisenge batangiye gukina, yewe n'abandi bakinnyi benshi batandukanye bazifashishwa. Niyo mpamvu Yunus yatakaje umwanya. Hari Niyonzima Olivier Sefu Kamba na Roho. Sefu ugifite akazi gakomeye ko gukora, nubwo ari umukinnyi mwiza, nubwo tubizi neza ko umwe muri ba nimero 6 beza b'Abanyarwanda dufite Sefu umuntu yamushyira ku ikarita, ariko biramusaba gukora no guhozaho. Yakinnye match ya Rayon Sport na APR neza, ariko mu myitozo ngo barebye basanga urwego rwe ntabwo ruragera kuri niveau umutoza Jimmy Mulisa yifuza, ndetse na Sostene birumvikana. Sefu rero nawe yamaze guhambirizwa. Umukinnyi wa 3 yitwa Mugiraneza Frodouard. Kuri 6 ho ni ibindi murabizi, hari abasore nka ba Pasi bo muri za polisi, hari Kanamugire Roger wa ekipe ya Rayon Sport. Aba bahungu bafite match nyinshi kurusha uwo bita Mugiraneza Frodouard. Uyu muhungu rero nawe akaba ari buze gukomeza imyitozo Ishyorongi. Umuhungu wa 4 yitwa Benedata Janvier Gigi, wari umaze igihe adahamagarwa, ariko kera kabaye yahamagawe nyuma yo kugera muri camp ikipe y'u Rwanda Amavubi. Barebye performance ye, bareba uburyo yitwara, baramubwira ngo uracyafite akazi, nubwo uri mukuru uracyafite akazi ko kugira ibyo wongera kugira ngo ubutaha tuzaguhamagare. Umukinnyi wa 5 yitwa Usabimana Olivier wa Marine. Guhamagarwa ke byarantunguye nanjye. Nibyo no umukinnyi mwiza, ariko aracyari umukinnyi ukiri muto cyane, ko nahamagawe gake cyane bishoboka. Ntekereza ko ubutaha wenda shobora kuzabikora kandi akarushaho kubinoza kugira ngo ubutaha nawe azagume muri equipe nationale. Umukinnyi wa 6 yitwa Habimana Yves, umukinnyi wa equipe ya Rutsiro. Mw'abantu mwe, ikintu cyanshimishije kuri equipe ya Rutsiro, niyo kipe yakoze amateka mu Rwanda. Amateka yakoze nta yandi. Niyo kipe yatangaje ko umukinnyi wabo yahamagaye muri equipe y'igihugu, ikipe y'igihugu itarasohora liste. Bari bafite icyo bita impamyi, bari bafite icyo bita ipupa. Kumva ko umukinnyi wa Rutsiro yahawe invitation byabaye ibintu bidasanzwe. Social media zabo zirabitangaza, twese turapostinga, turaseka. Ariko Yves yitwaye neza, afite ibitego 5. Maybe ko wenda asigaye kubera ko wenda ari bwo bwa mbere cyangwa se ari gake cyane ahamagawe, ariko n'umukinnyi mwiza kandi ubona ko mu myaka iri imbere azaba ari mu bakinnyi beza tugendera muri ekipe y'u Rwanda Amavubi. Umukinnyi wa nyuma wa 7 yitwa Bizimana Yannick. Yannick umusaruro utari mwiza wa Bugesera ugomba kumugiraho ingaruka, kubera ko Bugesera ntiyagaze neza, kandi rimwe na rimwe bigatuma umutoza akora rotation ntabone umwanya uhagije. Ntabwo Yannick turimo tubona muri Bugesera, ari Yannick wa Muhanga, nta nubwo ari Yannick tuzi muri APR.
So abo rero n'abakinnyi barindwi bamaze gusezerwa muri ekipe y'igihugu Rwanda Amavubi, bivuze ngo Serumogo yasimbuye Ombolenga, Kanamugire Roger yahise ajya n'ubundi mu mwanya wa Niyonzima Olivier Sefu Kamba na Roho. Ngibyo ibijyanye n'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Munyemerere twihute cyane twerekeze muri transfer, ntago mbatindira. Ndahera muri ekipe yo Kumumena iyobowe n'uwo bita Birungi, n'umwe mu bakire cyane baziranye n'abantu batandukanye, mwarabibonye ko bafite amakampani atandukanye bamamariza muri ekipe ya Vision, ekipe izamutse ivuye deuxième division, ariko ni ekipe umuntu yavuga ngo ifite abakinnyi bato beza, ni ekipe irimo gutanga akazi, ni ekipe ubona ko gutsinda Etincelle bitayigwiririye, ni ekipe ubona ko uwo ari we wese bashobora guhurika bayamuha akazi gakomeye, ni ekipe ifite abakinnyi benshi bato beza. Muri aba bakinnyi bato beza ntekereza ko bazarushaho kuba beza nibaguma mu cyiciro cya mbere, ariko barahise basubirayo byarushaho kuba bibi cyane. Niyo mpamvu muri ikipe bita Vision amakuru ariyo ajyanye na transfer ntabwo ndivuye yavuge ku bakinnyi, kuko ku bakinnyi nzabigarukaho vuba cyane cyane ko isoko ryo mu Rwanda ndibuze kubabwira uburyo rihagaze. Ikipe bita Vision nyuma y'uko Kamarade asimbuye umuzungu akagenda, Kamarade yaje kuvugana n'ikipe ya Vision, bumvikana ko bazana uwo bita Budumbarushimana Kiriwa Nzenze, Kiriwa umugabo w'Inyanza. Nyuma yo kuhagera Kiriwa yakoranye na Kamarade batsinda match ya Bugesera ndetse n'izindi match zitandukanye, ariko Kamarade akaba yari afite akazi muri RBC, iriya company cyangwa se muri kiriya kigo cya leta cya RBC, birumvikana akaba ahembwemo miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Kamarade akaba ari akazi katamushyiraho pressure, ni akazi ko muri Askoki. Kamarade muri Vision akaba yaragiye kubera ko ari ikipe yo mu cyiciro cya mbere kandi nayo ishobora kuba amafaranga arenze miliyoni 1. Nyuma yaho baje gutegura match, Kamarade asaba umutoza bita Budumbarushimana uruhushya, asaba uruhushya ko agiye gutoza match ya deze ya muri Askoki ya RBC, atari buze gutoza match mu cyiciro cya mbere. Icyabaye nuko bamubwiye batigenda. Nyuma yo kugenda perezida wa ekipe Birungi yaraje amubuze kuri match, aravuga ngo ndashaka ko Kamarade aza tukarangizanya. Amakuru nizeye mfite fact nkura ku mpande zombi nuko barimo kumvikana gukora icyo bita divorce hagati ya Kamarade ndetse n'ikipe bita Vision. Amakuru rero ajyanye n'uzamusimbura yo mu nda y'isi naya ngaye, nta gihindutse Budumbarushimana Kiliwa wa Kiliwa araza n'uwo bita Nzunga Thierry, ni uri buze kumwongereza. Umugabo wibera hari Nyamirambo kuri 40 abarimo kwinywera TV, nta gihindutse ni uri buze gusimbura Kamarade banamwana muri ekipe ya Vision. Murabyibuka neza ko uyu mugabo bita Kiriwa na n'umuntu bita Nzunga Thierry baraziranye cyane, baraziranye. Hari match yigeze kubera mu Bugesera, njya nibuka nakundaga kugarukaho ndi kumwe na Claude Hitimana kuri Radio DC, yigeze guhuza Bugesera na Muhanga. Icyo gihe habonekamo ibitego byinshi cyane. Mita ya mbere Bugesera yari yanyagiye ekipe ya Muhanga, ariko dutungurwa no kubona Kiriwa Nzenze afatanye ku rutugu na Nzunga Thierry barimo kujya vestiaire. Icyo gihe tubigiraho ikibazo, tubikomantaho, tunabivugaho ibintu byinshi cyane. Bivuze ngo uyu mugabo n'ubundi Kiriwa n'umuntu bita Nzunga hari uburyo buzuzanya bashaka gukorana. So Kamarade rero andi makuru ahari nanamenye nuko Kamarade yigeze kuba ari muri Etoile de l'Est. Ari muri Etoile de l'Est asaba ko Budumbarushimana yaza bagakorana. Budumbarushimana ntiyabikozwa. Mu yandi magambo icyo namenye ko hagati ya Budu n'umuntu bita Kamarade ntabwo bivamo, ntabwo bihura, ntabwo ari sinyare zihura. Niyo mpamvu rero muri ekipe bita Vision vuba cyane barakira umutoza wungirije Nzunga Thierry. Nta gihindutse, bishobora guhinduka. Nzunga akaba yajoininga Budumbarushimana cyangwa se bakazana n'undi. Ayo ni amakuru yo muri ekipe bita Vision. Nihuse cyane reka mve muri ekipe bita Vision nerekeze muri ekipe ya, ndahera kuri munyemerere mpere ku musore bita Joachim Ojela. Ojela reka mbe muretse ndaza kumugeraho nyuma. Reka mbabwire ko isoko ryo mu Rwanda transfer mu Rwanda rizafungura. FIFA yabemereye ko isoko rigomba gufungura tariki 3 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025, rikazafunga tariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere 2025. Bivuze ngo ni hafi cy'ukwezi, ni ukwezi kose amakipe yemerewe kuba yagura abakinnyi, kuba yakongeramo abakinnyi. Murabizi neza ko ikipe yemerewe gutunga abakinnyi bagera kuri 33. Hanyuma rero munyemerere mpere ku muhungu bita Christian Theodore
Yawanenji Maripangu. Christian Theodore Yawanenji Maripangu ni umukinnyi w'imyaka 22 ku byangombwa. Ni umukinnyi ukomoka muri Centrafrica, iwabo wa Kondombia, muramwibuka muri equipe ya Atletico Madrid, umwe mu bakinnyi bakomeye. Uyu muhungu ni umuhungu urimo kuvuga mu makipe atandukanye nka Rayon Sport n'andi makipe atandukanye. Uyu muhungu ni umuhungu watandukanye na equipe ya Gasogi, ariko na n'ubu baracyaperekana n'ubuyobozi bwa equipe ya Gasogi. Ese Maripangu yavuye muri Gasogi mu buryo nyabwo bwemewe n'amategeko cyangwa ntabwo yavuyemo mu buryo bwemewe n'amategeko? Cyane ko akubwira ngo we amasezerano yari yasinye muri Gasogi yari yarangiye, ariko Gasogi kakubwira ngo ibyo twari twumvikanye mu buryo buri verbal cyangwa se mu buryo bw'amagambo, umuntu bita Maripangu twari twatangiye kubimuhembera. Murayibuka iyo saga, si ngombwa ko ndibuze kwisubiramo. Icyo nshaka kubabwira ni iki: Maripangu amakuru mfitiye fact nkura mu nda y'isi nuko Maripangu kuri uyu wa kane w'icyumweru gishize, ubwo ndavuga last week, yagombaga kuba yasinye ikipe bita Jamus FC yo mu gihugu cya Sudani. Iyi kipe ibarizwa muri Sudani y'Amajyepfo aho bita Juba. Ni ikipe itozwa na Kasambungo Andre w'umunyarwanda. Ni ikipe irimo abakinnyi nk'aba Mansa, barimo basore nk'aba Mansare, nawe bamwita Mansare, hari Piero, ariko akaba n'undi bita Manu wakinaga muri Rayon Sport, muramwibuka, bakundaga kumutazira Sizo Boslai wa ekipe ya Liverpool. Iyi kipe ifite abanyamahanga 6. Namenye ko Maripangu yamaze kumvikana n'iyi kipe ibihumbi 35 by'idolari. Maripangu akazajya ahembwa ibihumbi 2,500 muri Sudani. Ikintu gihari y'Amajyepfo ni amafaranga, nta mupira uhari, nibwo bakirimo gutangira gukora umupira wabo, kuko ndateganya no kujyayo rwose, ariko bafite icyo bita amafaranga. Amakuru rero mfite nkura ku ruhande rwa Maripangu ndetse no muri Sudani y'Amajyepfo nuko Maripangu yagombaga gusinya kuwa 4, ariko kuwa 4 ikipe yagombaga kumusinyira Jamus igira impamvu zituma perezida ataboneka. Ku cyumweru bagomba gukina match y'ikipe y'igihugu, match y'igikombe cy'igihugu, baranayikina baranayitsinda. Shampiyona yabo ntiratangira, bo bemerewe kugura, bemerewe kongeramo abakinnyi, ntabwo iratangira, izatangira ku itariki 23 z'ukwezi kwa 12. So uwo bita rero Maripangu Yawanenji, nta gihindutse, Maripangu wari urimo kuvugwa muri Rayon Sport n'ahandi, arerekeza muri ekipe bita Jamus FC yo muri Sudani y'Amajyepfo, irimo Gomis wari uri muri Rayon Sport, muramwibuka. Iyi kipe yaje no gukina match amicale na Bugesera, murabyibuka, yaje mu Rwanda. So ayo niyo makuru y'umuntu bita Yawanenji Theodore Christian Maripangu. Ayo nayahehe nayo mu nda y'isi. Hano niho muzajya mukura amakuru mashya utakura handi. Birashoboka ko byahinduka ku munota wa nyuma, ariko ibyo bita amafaranga n'ibindi bamaze kumvikana n'uwo bita Yawanenji Theodore Christian Maripangu. Iyo ni inkuru ya transfer. Tujye ku yindi transfer. Yitwa Byiringiro Lage, mbere yo kongera kuri Ojera. Yitwa Byiringiro Lage Neymar w'umunyarwanda. Afite imyaka 24 ku byangombwa. Ni umusore w'umunyarwanda wakuriye mu makipe nka Vision ku Mumena, umusore wavukiye ari Kimisagara. Ni umusore wanyuze mu makipe nka APR, itsindira ibitego byinshi, tsindira Vision ibitego byinshi deuxième division. Ni umuhungu wavuye muri APR ajya direct muri ekipe bita Sun Vikings yo mu gihugu cya Sweden mu cyiciro cya 3, ivayo irazamuka ya deuxième division. Ni ikipe irimo umunyarwanda bita Yannick, ni ikipe ifite abakinnyi b'abanyamali, ifite abanya-Nigeria. Uyu muhungu rero Byiringiro Lage yayikoreye byinshi, ariko ntiyabona umwanya uhagije wo gukina nk'uwo Yannick yagiye abona, kuko ubu Yannick yaravunitse ntabwo arimo arakina. Amakuru nkura mu gihugu cya Sweden muri ekipe bita Sun Vikings, amakuru mfitiye gihamya nuko Byiringiro Lage ku mwaka urenga yarasigaje muri ekipe ya Sun Vikings yamaze kumvikana n'iyi kipe gutandukana mu buryo budasubiraho. Ndonye kubisubiramo, confirmed, Byiringiro Lage Neymar w'umunyarwanda yamaze kumvikana n'ikipe bita Sun Vikings kurangizanya. Iyi kipe yashoje shampiyona iri ku mwanya wa 6 mu cyiciro cya 2. Byiringiro Lage ntabwo azakomezanya nayo. Amakuru ufite mvana hafi ya famille ya Byiringiro Lage ndetse n'abamushakira akaryo. Byiringiro Lage ari mu biganiro n'amakipe yo mu gihugu cyo mu Bubiligi
Byiringiro Rage mu biganiro n'amakipe yo mu gihugu cya Tunisia nyirimo gutohoza, yewe Byiringiro Rage ashobora no kuba yagaruka mu gihugu cya Tanzania muri mwe makipe akomeye. Ayo ni amakuru y'umusore bita Byiringiro Rage, ni umwe mu bakinnyi b'Abanyarwanda banabanaga n'umuryango we hariya mu gihugu cya Swede. Murabyibuka ko aherutse no kwibaruka rwose umwana we wa kabiri. Komeza kumwifuriza kugira ibihe byiza. Undi wo n'umundi mukinnyi nawe nari ngarutseho, ariko akaba ari umukinnyi w'umunyarwanda, bivuze ngo kongera kumubona muri ekipe bita Sun Vikings yambaye umwambaro wayo ntibishoboka. Ayo ni amakuru tuvuze turi abambere mu nda y'isi. N'undi uzayavuga muzamubwire ngo kotinga mu nda y'isi TV niyo yabivuze mbere. Ayo nayo mu nda y'isi. Mvuye ku musore bita Byiringiro Rage, gusa parti 2 y'umuntu bita Byiringiro Rage yaho zajya ku munsi w'ejo nzaza mfite details zabyo, ariko icyo nakubwira cyo muri iki kiganiro cy'uyu munsi cyangwa se muri aya makuru yo mu nda y'isi nuko Byiringiro Rage yamaze gutandukana n'ikipe bita Sun Vikings batazakomezanya. Inkuru yindi ya transfer sorezaho yitwa Joachim Ojera, ni umugande afite imyaka 26 ku byangombwa, yakiniye amakipe nka za UR, yanyuze muri Rayon Sport, yarari muri ekipe bita Al Makawrone yo mu gihugu cya Misiri, na n'ubu yarimo. Umwaka ushize ni ikipe yakinaga mu cyiciro cya mbere mu Misiri, ariko ni ikipe yamanutse. Ubu iri deuxième division, bamaze gukina imikino 13 niyo kipe ya mbere iyoboye. Joachim Ojera arakina. Amakuru mbazaniye kuri Joachim Ojera, yagiye avugwa muri ekipe ya Rayon Sport, yagiye avugwa muri polisi, kandi koko muri polisi byarukuri yajyanye miliyoni 10 zabo yari yarafashe za avance. Cyokora yemera kuzishyura, yaranazishyuye rwose, polisi baranangizanya. Amakuru nkesha umwe mu bantu bo muri Rayon Sport, kandi umwe mu bantu bari muri recruitment za Rayon Sport ikeneye abakinnyi babiri. Rayon Sport ikeneye umusimbura wa Faringanye, cyangwa se ushobora kuba yatanga ibirenze bya Faringanye, nimero 9. Ejo nzaza muzanye mubabwiraho nta gihindutse, ndimo ndamutohoza. Rayon Sport ikabikeneye n'umuwinga ushobora kuza kuba yatanga challenge kuri Aziz Basane Kuranye ndetse na Iraguha Haji. Umuwinga barimo gushaka rero, bavuganye n'abawinga benshi batandukanye, nzagenda mbagaruka umunsi kundi, ariko uyu munsi ikinzanye no kuvuga kuri Ojera. Ojera ubwiwe, umwe mu bayobozi bo hafi bo muri Rayon Sport baravuganye, aramubwira ngo Ojera birashoboka ko wagaruka muri Rayon Sport. Ojera aramubwira ngo ndimo ndasaba ikipe ko yandekura nkaza, kubera ko sinifuza gukomeza gukina deuxième division. Ojera ubwe arimo arapushinga asabira ikipe ko yamurekura kugira ngo aze muri Rayon. Ojera ngo amahitamo ye ari ku butaka bw'u Rwanda Nyarugenge ni ikipe bita Rayon Sport. Ibyo kumubwira polisi, ibyo kumubwira indi kipe ntabikozwa. Warakubwira ngo damu yake n'ubururu n'umweru, kubera ko ni ikipe yamufashije ku boosting, ni nayo kipe yifuza gusubiramo. Ikindi akakubwira ngo ubuyobozi bwarahindutse. Niba ubuyobozi bwarahindutse, ikipe iriseriye, ngomba kugaruka muri Rayon Sport. Nge niboneye message yandikiranye n'umwe mu bayobozi ba ikipe ya Rayon Sport. Cyokora ibiganiro birarimbanyije ntibirarangira. Ayo ni amakuru iyo mu nda y'isi twari tubazaniye uyu munsi tariki ya 17. Ku munsi w'ejo tariki ya 18 tuzabagezaho ibindi byinshi bitandukanye muri Rayon Sport, APR Kiyovu ndetse n'andi hatandukanye. Yari umuhungu wanyu, yari umukozi wanyu Mucyo Anta. Soza ndabasaba gukora icyo bita subscribe, gukora icyo bita share mu magroupe, mugasharinga, mugakandika comment na like n'ibindi bitandukanye. Iki ni cyo bita transfer news. Nta handi wakuriza mbere, ni hano kuri radio, ni hano kuri TV yanyu mu nda y'isi. Ndabashimiye cyane, mugire ibihe byiza.